arambwira ati ntaribi ndamubwira si uyu musista imeze bite wapi muvanye mu rugo tu ni inshuti ya madamu arambwira ni inshuti ya madamu takumavuta ko mbizi k'abafana n'iki rimwe JC yaririmbye abafana tubatera amadara ese mubwira ati wambwishe ukuri bimeze bite byarangiye rero icyo kiganiro cyo kibaye imbarutso ariko hazamo n'akavideo yakoranye na mushiti wanjye Jihad urumva ikintu tubanze dutekereze mu mutwe na accident ubu tuvugana dushobora kuba turi kuvuga ko Muheto ari kujya mu rukiko ariko ubu twakabaye turi kujya Rusororo icyo nacyo nuze kukibagirwa sibyo umuntu usesengura wese ibyo ntabyibagirwa mbere yuko ibaye ikindi yabaye accident yagonze umukindo yego imodoka iba neza ariko yakabaye yarenze umuhanda ahita gusuzugura ahita avuga ati kubwidagiri buriri kuningira ikikwe urumva gatavuga ati soka toka zamanze ugira ubwenge ubone kuza kuvugana nanjye urumva arananira be uranitira abo bantu gusa na Fanny uzatera ibyo ari uzatera ibintu byarahize Yes, ngwaye ikaze udukurikiranye muri Day to Day amahoro y'Imana abane nawe yo wumva ni Rich imbere yanyu mafite Dr. DRM Omba Dr. M Jumaruka DRM itujya kuri YouTube tukanda DRM the son of God yeah umwana w'Imana who is the son of God umwana w'Imana man okay abantu ruhande rwiwe hari Fanny yo umukunzi we akakanya Fanny niko bivugwa wakakanya n'iteka ryose cyane ko bi niko wakakanya wongereho n'iteka ryose ibyo bintu waretse kubivuga utarajya kwa padiri ko ejo bundi ushaka kujya ku murenge ukimanika gutyo ugatekereza ukavuga ati akoze ibindi Fanny oya ntabwo tuzamana iteka ryose none kwa rukundo rwa kontra tugiye gusinya ya hanyuma mumeze muti turashima Nyagasani nk'umwami n'umukiza yego turahumeka umwuka w'abazima yego sheri wanjye rero nasa neza yambaye neza kuri pe sinza y'amaso yawe urimo azagera nkayakuramo mwatwaraho rimwe nanjye kugira ngo ndeba neza buriya ijisho ryawe rirareba cyane uko bateretseho udufime nashyize akarido bro akarido niko gatuma ureba se hakatuma wihisha oya buriya akarido kagiyeho gatuma hari byinshi nyine ubona n'abandi batari kureba uzarebe nkawe w'umukameraman ukomeye cyane ku isi uzarebe igiye gufotora umuntu bimwe bya kera bitari igihugu haje ibintu digital manzi ugafunga ijisho rimwe n'ubundi ukayegereza arapfukama attention yewe no kugira ngo basetse kubera ko urabizi ko tuba dushanga baseke bamwe baravuga ngo muvuge ngo ishashi kugira amenye agaragara vuga ngo ishashi Fanny ishashi vuga ngo ishashi ntabwo wayivuga wahisha amenyo n'ibishoboka rero nababwira ngo attention nkamanuka ho gato ngo attention c'est un serpent bagahita bose basikira icyarimwe kubera icyo kijambo mvuze kubera ko ababyumva bahitaga baseka n'abandi bagahita basekera mu kigare ifoto nkayitwara hanyuma nifuzaga ko mwibwira abantu bo kuri Day to Day uyu munsi ntabwo bari basanzwe babazi ariko mugiye kujya mubana nabo imwe na rimwe uko bishoboka yanagira mu bibwire nabo babamenye. My name is Dr. M. Ndi kumwe na sheri wanjye Fanny. Akokuretse gato Fanny iyo ubona ari kuvuga my name is Dr. M. Natwezo. Hano ni umuntu wanjye zaminduka. Oya sigaho. Gute se? Oya. Buriya biba byiza kwisanzura ku muntu ukamwereka ukuri wese aho kugira ngo ujye kwihishahisha wigira umwana mwiza kandi utari we wigira umuntu ucecetse kandi n'ubundi wisanzure nta kibazo be isanzure nta kibazo. Okay, Dr. Dukomeze. Your name is Dr. M. Yes. Urashaka ko ndenza iki koko mana? Urashaka kurenza ibintu Dr. M influencer. Aha reka mbikubwire umva umva ni story ndende iryo jambo naga n'umuntu urimbaza
ni story ndende nge story yanjye wahita wiruka nge story yanjye ni filime man ari nayo ya filime tugomba kuzakina ari filime tugomba gukina by the way Richie akora amafilime ni umu-influencer movie maker Ubuze director bikubiyo. Director. N'ubukwe bwawe wabuma nje nkabukorera. Byose. So, movie yanjye ngomba kuyikora lifestyle yanjye bro. Nje lifestyle yanjye man ni movie ya dance umuntu wese ayumvishe. Iyo movie yayikunda. Ko ni movie irimo ups and down. Hasi hejuru. Amahoro amakuba. Ibyishimo umunezero. Kandi ngiye hanandukanye n'abantu bose. Hajyamo ibyishimo by'urwego rwo hejuru akabamo n'agahinda k'urwego rwo hejuru ruba muri positive na negative nyine ups and down so warumbajije ngewe nyirizina okay izina ryanjye Dr. M by'ubwayo icyo risobanura ni music doctor muganga w'umuziki sibyo noneho urenzeho ndi umunyeshuri niga kaminuza ndi gusoza niga amategeko atari amategeko y'umuhanda amategeko nk'ibiri kwa kuri bafata ku mafuta nk'abarafata ku mafuta yarakwiye kumanza kanyekera akambwira ati si ibintu ndi gukora nibyo cyangwa sibyo gusa ariko nigeze kumugiraho inama turaza kubijyamo entre parenthèses turaza kubijyamo sibyo so urumva nyine ni amategeko law mu ndimi z'amahanga ndasoza umwaka utaha mu myaka iri imbere nzaya mbacira imanza cyangwa se mbaburanira imanza zanyu ibintu ni bibiri neza Fanny ntabwo ndasoza kwivuga bro mfite icyivugo gikomeye cyane urumva ikindi nyine nubwo nkora production muri music doctor harimo ibintu hafi bitatu harimo production ariyo music production gukora indirimbo abantu kazamo analyst urumva umuhanzi ku giti cye urumva hakazamo na sound engineer iri muri byose kuko yo mfite na certificate yayo nakuye muri Kenya certificate sound engineer pana bira bya Bob Pro bigi aho ngaho ranishimi yanjye arabizi nawe Bob Pro namwumvisha ingoma yanjye yitwa On a White Horse icyo gihe nibwo twari tukinabonana urumva arangije arayumva ntabwo arasikari yanjye urumva iri mu cyongereza gusa aravuze ati ngo man ngo wapi ngo abanyamerika riga baturenzeho tujye tubyemera man ngo man urumva nk'iyi sound man urumva iyi beat ngurumviye urumva noneho nyuma ataramenya kari yanjye nyuma ndamubwira ati ni yanjye bro ngo yagura beshya bro ntabwo nabyemera ndaseka rero ndamubwira ati ni yanjye tu kandi aho n'imbere ni 2017 ikintu cyo kwipinga reka tunagihera wo Fanny turakomeza rero kandi ikintu cyo kwipinga ku bantu bari muri loka mu gihugu hano hagati kijyanye n'urubyiruko kwitinya ni nabyo leta dushishikariza guhaguruka tugakora kwitinya ubundi kira kintu twakirwanya gute giturukaye ni ikosa umuntu witinya wese ntago aba yaraciye mu buzima ntago abaza ubuzima icyo ari cyo umuntu ukigira amasoni umuntu witinya umuntu utinya abantu umuntu utinya kureba abantu mu maso umuntu utinya kuvuga icyamugirira akamaro ngo nuko ngo umuntu agiye kubwira ngo arenze reka mbabwire abanyarwandakazi umuntu ukimeze gutyo aracyafite ikibazo mu mutwe ngo niko kuri akwiriye inama n'imwe ni ukumenya ngo umuntu ni ubusa kandi umuntu wese ni umukungugu ntazagira umuntu ugutinyisha njyewe ngo niyo wanjyana imbere ya Trump namurabura bro namubwira ati bimeze bite Trump ariko hari umuntu ushaka kugeza nk'imbere ya Trump ngo mvuze Trump nyine kugira ngo ubashe kubyumva yamugera kure gatitira ngese ngo mpana ngo bura ndavuga ibiki koko ubuse mvuga ikira guyibwe ukabura icyo uvuga none hahita nagusuzugura ahita gusuzugura ahita avuga ati ako bwidagiri muri kuntinyira iki kwe urumva gatavuga ati soka toka zamanze ugira ubwenge ubone kuza kuvugana nanjye urumva hari umuntu wabwiye hari umuntu wigeze arambwira ati ese reka nkubaze twa turi kuganira kuri project
kano kanya uramutse uhuriye na yarazanye urugero rukomeye ahita byoroshye yarambwiye nkuye na umukino wa Microsoft Bill Gates ya muhuriye muri Essentiel ufite umunota umwe wo kuburi kumwe nawe muri Essentiel muri kuva hasi mugiye muri etage ya 50 n'urugero so ako gahe mugiranye n'ubwambere uhuye nawe what can you tell him niki wamubwira ibyo binarabimbaza arangije arabindukira nti oya ndakugoye kushaka no kubona utanazi n'icyongereza neza so uhuye na President Kagame Paul mugahura muri elevator nubwo bidakunze kuba ariko byabaho yes mugahura muri elevator wamubwira iki mu munota umwe mugiye kumwe mwenyine ubajije ngewe ngiye gusubiza ku giti cyawe mubaza wowe ku giti cyawe ngiye ikintu namubwira cya mbere namubwira ati appreciate what you do nishimira ibyo ukora kandi ubikora neza utuyoboye neza si umunota umwe wamaye ikindi nahita mubwira ati nyakubahwa perezida w'igihugu ngende umuhanzi mw'iki gihugu nkeneye kuzaza muri video yanjye y'indirimbo runaka kugira ngo iki gihugu nanjye ku migabane uyoboyeho nanjye mboneho 1/7 cy'imigabane yawe niko bimeze ibyo bintu ko bigoyera ko kwabutanze proposal insaba gutegura imyaka 100 reka icya mbere rega umuntu sobona nabimubwiye ikintu cya mbere yahita akora yabanza agaseka avuga ati uyu muntu nyubahutse gurya undi bimeze gute akahita anabyishimira akavuga ati uyu muntu ntabwo ari serious bitewe n'uburyo utinyutse no kubimubwira kuko rega n'umuntu nawe jya ntanga ingero no guhita kwakana nimero akakubaza avuga ati babarubwire buri channel yawe imeze ite mukandiro subscribe wawe akakane subscribe kuri day to day njye mbari kubitekereza abanyarwanda icyo kintu ntazajye channel yanjye kayikana subscribe yanyuze agakora screenshot akabipostinga kuri account ye nicyo namusaba nambwiye ati nasohoye indirimbo nyeneye ko mpostingira njye we gupostinga oya pana na kane subscribe ajya screenshot apostinge gusa narangiza niyo yanuma ngiye mu mwobo hasi none ubu najyayo none ubwo nazajyaho no gutesesha nabivugana nazajya nizanira n'imashini zibicukura reka mubwize ukuri zicukura iyo channel aramutse abikoze ni wari kurarana inkweto ariko byazabikora byonyine umuntu wajya ubyereka umbwira ati wabiboye yadashaka kuzamuhari buri muntu wese baziranye no kumuhamagara bimeze bite wabiboye ni General Benda ninde General Benda Bruce Melody yaramuforoye yambura ubusa yiruka mu muhanda reka je none umenye ntasigarana na boss ibyo ntiyabikunda ntiyabikunda yagushyigikiye ariko ntiyakunda ko yabikunda ariko hanyuma ahubwo washima karagaciye so doctor ku ruhande reka duhereze umwanya Fanny abanze yibwire nawe nubwo turimo uko tuguma tumuvuga abantu baje vuba ni wanje ndetse abiwanje barakeneye kumva ngo ese ninde ariko ni ikimenya bose ni ikimenya bose ni umuravumba rwose umuravumba Fanny wasanga se shawuri arya bavuga gute n'inturusu nazo ziraza reka je ahubwo abantu ntago baza amagereveriya urazo nibyo biti amasipre sugo nayoberwa y'ikirugo man birugo je muri sigiye kubikongera kubimanika kwa 12 yego Fanny umwanya wawe so nanye nitwa Fanny ubusanzwe nkabandi umufemeri yes nkabandi ndo mu YouTube channel bitangaze neza ko n'ubwa mbere ubivuze mu social media yes ndi n'umufemeri yego ndanabifiringa n'umwana wanjye ndamukunda nkabandi shere wa Dr M okay nkabandi mu YouTubers mfite channel bita Fanny TV Desasekati yes nkabandi n'umuntu usanzwe mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda Imana n'abantu Satani uranga ntago Satani ntago muzi ariko numva bamuvuga kuko bamuvuga si kwiza urumva nta shingiro mfite ryo kumukunda iki kibazo kigora abantu hoya ntago muzi ntago muzi
uretse simwanga sinamukunda ariko uko ni bamuvuga ikiremwa cyavuye mu ijuru cyaremwe n'Imana ni ikiremwa nkatwe urumva nuko cyakoze ibintu wenda bitari byiza ibyo twumva ko ari amahano nubwo natwe ayo mahano yakoze natwe turayakora abantu banakora ibintu birenze ibyo Satani akora urumva abantu bakora ibintu birenze ibyo Satani akora yakoze iki Satani yagambaniye Imana ntabwo yagambaniye Imana ahubwo yarayigambaniye yashatse kwireshyeshya nayo none se so kugambana n'ubugambanyi bw'igitugu noneho yakoze kudeta yashatse gukora kudeta Satani ahubwo ari mubi cyane no gushaka gufata igihugu Imana ituvuga ati wabudage uzamenye umuntu ashaka gukora ku buyobozi agashaka ubujya wamukunda ntabwo iki gihugu ngiye ukanabitekereza ikintu nagukorera nkumenye kuri gutekereza kugambanira igihugu cy'u Rwanda nkamuha kamongero nyewe noneho ubwo imageragere banyandikira bahita banyandikira arya ni 30 yo kwica 30 kuri ayo bahita bayinyandikira nagenda ni fieri yabo mvuga ati ngiye umuntu wagambanira igihugu nanjye twaserera igihugu dufite amahoro turashima president wacu President Paul Kagame His Excellency nabyo rijyaho urumva uramusaza respect umva abaturage bagiye bamutakira ati nyamuneka abana bagiye kurwara bwaki agahita atangira kugira ngo nakwemeze ihene ibiki nakira abanyeshuri ku ishuri kubita ingurube uziko ngenize ku ishuri tunywa amata batuzanira amata nukuri kw'Imana ikivuguto n'icyushye ibyo bintu nabinyweye mu mata umusaza yatangaga avuga ati ibi biko ndabiremeye ibi biko ndabiremeye warangiza ukajya kumva umuntu respect ufite amata ameze gutya uzi muri campaign nari mu bicyane namukoreye indirimbo wamukoreye indirimbo exactly wakoze neza no FPR hoye ahubwo niba bakubera ubushobozi buke numvaga nshaka gukora indirimbo nyine yo gutora umusaza ntabwo ibyo bintu bisaba ubushobozi ibintu byaroroshye uri kumwe na producer oya ariko turatarakominikana birenze iyo uheraho umuteretasi oya ntabwo ngiye icyo nge ntabwo njye ndatereta aranereta uranyita ntabwo bane gusa na Ferrari uzatera ibitari bizatera ibintu byaraye nari ikingano z'abagabo n'igihe uzajya uzikora azatera inda nako nzatera inda ako ni uzayitera azatera inda zari rero umugabo ikingano ze ugomba kuzimurikira inda oya cyanazira mu muco nyarwanda mu izina rya Yesu muri nya rya Yesu reka tugaruke uyu munsi wa none turiho tondo agana saa 2 tugiye ku nkuru ibabaje uwitwa umunyamakuru yitwa FATA ku mavuta yitwa Sengabo uzwi nka FATA ku mavuta alias Gorilla yabura aho ko numvisha abantu bashyize hari ari benshi abantu bari gukora amakosa ari benshi maze kumva abantu bagira muri bane turabigarukaho bane batanu turabigarukaho showbiz no kuvuga ngo harimo FATA ku mavuta Muheto yakamwana Kiroso yakamwana ariko exactly bundi bari babitangaza yakamwana makanya bamereje noza yuko ari noneho Kicukiro bose niho bari kubashyira no bagushyira ahantu bikurikiye naho uburaniraho wowe uba nyine ubaruye nisi ubushize badufunga ko yakamwana bamukuye muri bino bice bakabuzana hariya kuko ariho bagenzi bavuye mu ntuze reka njye mbasobanurira turi kumwe n'umunyamategeko biterwa naho wafatiwe nuko wenda bakwimura nyuma niyo waba uba Musanze ukaza ukibira hanga kunganje ntabwo bakujyana Musanze bagufungira hehe iyo hari igikondo turi muri Kicukiro ariko bakujyana kuri station ya Kicukiro nedasebo wapi ndakubwira ibyo nzi ahubwo ugeze muri gereza waramaze gukatirwa bidasubirwaho kuko iyo ugezemo baragukatira niba imyaka 2 ukajurira bakugabanyeza cyangwa se bakayigumisha rwabaye itegeko nyaha uzikoresha ni na terme yawe iyo rwabaye itegeko rudasubirwaho nibwo wemere gusaba gereza ukavuga ati ndashaka kwegera umuryango nimumfashe dore bamfatiye mu mujyi mbaro mfungirwa kandi giye umuryango wanjye uba imusanze kandi ndashaka kubegera aho ngaho bijya muri process bakabijyamo bakareba niba ari byo bakareba aho wavukiye kareba iki bakagutransfera ukajya muri gereza y'Imusanze nuko bimeze okay ntacyo yakayihangane
ubu tuvugana twari tugeze kuri yaka sibyo n'uwitwa Kiroso Kiroso niwe ntuze sawa TV sawa show hanyuma siwe nuze se siwe uriya utubura amafaranga oya nawe ahubwo arahari nawe uri utubura amafaranga ni byo bita ngo mpano y'inyanya ase y'imana harimo abanuza impano y'inyanya bafunzwe aba YouTube bo hari abantu bajya bakunda kumbwira mbere nabisobanuriye abantu kubijyanye na bari kumbaza ngo kubera iki umuntu dusigaye twirirwa tubona abantu bari ubusa abantu ngo bambaye ubusanga ibintu bya ugasanga nyine ibintu bijyanye n'amashoro koza no soni ari kwirirwa hanze buri kanya rungo runaka nabwiye ati na mbere gagapipi ngibiki ibyo bintu nabwiye ati na mbere byahozeho aho ku ikintu kitari gihari ni social media ubu none na postinga uyu munsi ariko nayo nanakibagiwe nahita mbikora buri munsi postinga icyo bita negative impact na positive impact za social media ku bantu bakurikirana stati zanyu uba bagomba kubisoma mpamvu mbihozaho nkahozaho uwo murongo wonyine ni ukugira babimenye kiyo hanyuma nashaka kwibeza mwebwe ku kijyanye na fata ku mavuta yari mushuti wawe kugeza kumva uvuga ngo wigeze kumugira inama izo nama wamugiriye ya dore ukuntu byari bimeze n'imbere yaraje asanye umukobwa ku ishuri aho niga ntakunda kumentioning izina ryaho for my privacy ahageze ndamubona ndamwajyo fata ku mavuta imeze bite ufite akamodoka ka fresh n'iki ndamwegera ndamwase bimeze bite arambwira ati ntaribi ndamwase uyu musista imeze bite wapi muvanye mu rugo tu ni inshuti ya madame amwana inshuti ya madame fata mavuta ko mbizi k'abafana n'iki rimwe JC yaririmbye abafana tubatera amadare ese mubwira ati wambwishe ukuri bimeze bite ngoye mwana ako mwana kugira ngo ngiye biracyari byaye n'ibya kera man ngiye mfite madame man uyu ngo yaje kunsura mu rugo niyo muvaye mubaza ndamubaza nibyo arambwira ati nibyo urumva ati ntaribi kabisa turi gutebya nyine bitamubwira ati ariko hari ikiganiro nabonye wasohoye kuri Medi birabina ariko agari byiza hari ahantu wararengereye n'iki ngo umwana nyine bya blague ntabwo namubwiraga mushinja imwe bya blague uri kubwira umuntu nyine mwiganirira mutebya tu ngo wapi mana turi gushaka ifungo mana ko sura byibagiwe koko kano kanyura byibagiwe ahubwo wowe ndi kubona utari mu kazi utari mu gwereka abanyarwanda ibyo ushoboye ubundi bimeze bitesha ahubwo ati nanjye mfite umukunzi wanjye yitwa Fanny nyine turi birimo nyine turi kubikora gake n'iki urumva ya birangira gutyo nyine ariko nyuma naje kumva numva ngo yafashwe numva birambabaje ahubwo ati ibintu kandi nabimubwiyeho wagira ngo ni nk'Imana yari bimbwira ngo bimubwire wenda be yagenda gisiba icyo kiganiro cyangwa se ibyo binabireke urumva byarangiye rero icyo kiganiro cyo kibaye imbarutso ariko hazamo n'aka video yakoranye na mushiti wanjye Jihad urumva bari kuri The Dynamic arimo avuga ati ngo ngo ngenge izamamagare man ariko ni kwa kundi nyine ubukiri bira ni imvugo mu kinyarwanda bakoresha ivuga ngo no kwishongora kwerekana ko we Dr M kano kanya ntacyo wantwara naricyo wankora ariko ibyo bintu n'abantu babiri baba star bamaze kubyumva bwa mbere umwishonga yavuga ati ngewe nabirenze kandi nzi neza ko ari umwe mu bantu badashobotse kuri social media igihe bari badufunze reka namuvuge nabirenze ni Jack muri iyo minsi yatwishongoye byatari tavuga ati nta muntu uri hejuru y'inkiko y'amategeko ejo n'ejo bundi nawe bagutwara ca mugufi uce make ariko nabonye nyuma nubwo yaje kwitekerezaho yabagiye kubyo twamubwiraga ari ukuri arapoesha none afata ku mavuta we nyine yakoze amakosa pe anakomeye hoye bukano kanya natwe ntujya tugendera mu muntu Dr warabizi nuvuga ngo umuntu iyo ari mu nkiko sibyo ntago twe tuba dufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ubugomba kuvuga abakekwa iryo jambo n'ubugomba kuryibagira icyaha kizamuhama ari urukiko rwakemeye iyo bamaze kubimuhamya uzi ikintu ukora nibwo uvuga ngo fata ku mavuta wakoze ngo baracyakekwaho niyo mpamvu mubwira ati ejo n'ejo bundi uzamubona atashye kandi nataha ndabizi tuzashima Imana nk'ubu ushaka kuvuga ngo nk'abantu babaciriye iteka muheto batanya uvuga ngo ni umusinzi n'ibiki no
no kuba yabyemeye mu rukiko urukiko rwo ubwabyo rutarabyemeza we ubwe kubyemera nabyo ntabwo ariko reka ngamusobanurira kwemera ikosa kanabisaba imbabazi barakubabarira ikintu cyose wiyemereye imbere y'urukiko ntigikuraho ikintu mbese nta kiba ari icyaha simusiga gusa baguha icyo bita inyoroshya cyaha uko wiyemereye barakigabanya niba ari imyaka 2 ukabaguha umwaka baguha umwaka umwe iyo wiyemereye baguha umwaka umwe niba ari imyaka 2 ari nge bagusubikira ukaba wanataha urumva bashobora no kugusubikira ariko ntibikura icyo cyaha wagikoze iyo ukiyemerera iyo nkubwira gutya iyo ndikubwira gutya mo nakoranye n'umuntu bita Nkundineza Jean Paul tubana mu bintu by'inkino ndabizi kwanza idahiri n'abana banafata ku mavuta bose mwarakoranye twaragenda nabaje hadi nabande bari mu maboko nubango babaga bari mu maboko yawe ko niwe wari cameraman ari bubaha ibiganiro batire umunsi urakora ejo saa ndi kubabwira ati no iki kiganiro hari n'ibyo ngiye nicaga nkabyica nahize nkubwira ngo ikiganiro mashini yakiriye cya kamera yakiriye bitewe nuko nakibonye ko n'ubundi nabaga mbizi mu nyungu za kampani ntago kuba wahomba 20,000 birenze kuba naguhomba cyangwa gahombye kampani yose nubango kuba mfite fata ku mavuta umva aba boss ukuntu bo ku YouTube batabona bitekereza neza benshi nubango ngubu ngiye kuba nkufite Jackie kano kanya tugakora iki kiganiro ngasanga ni kibi takwiyamye naga ari Jackie ubwenge hamwe nyine nari nanze urugero kuri Jackie ariko ikintu cyatumye Jackie mw'iminsi nishimye kubera bamuterefone nanjye nzagutera biriya bintu rero nabikunze ari mu bantu 5 mu gihugu oya sinibyo gukunda sinibyo uzi iki kintu cyanshimishije mani umugabo buriya yubaho izi mpamvu urabize Jackie amarere yari afite izere ry'Imana yagiye aragabanyukara nashira ngenda shimira n'uwo mugabo ntashimira na Jackie kuba warafashe umwanzuro wo kuba umugabo bro ngenda bigushimira Jackie aho uri hose mukomeye amashyi umugabo yubawe yatumye Jackie amenya uwo ari we ntabwo ari yisobanukiye ariko yaramumenye Jackie nakukoreye iwe doctor nibyo navugaga ntabwo kuba mfite hano ngaha imbere yanjye Fanny nafata ngo mu nyungu z'ibihumbi yenda ari bume 20 30 50 ijana kwa niba bafata nka gwikigano kikagira $400 cyenda nabyiboneye umuramiki atanga ikiganira ahantu kiduhereza $400 wabirebye ahandi no yes gitanga $500 ikiganiro cyokoze icyagize menshi icyo kiganiro cyari cyane cyari cya Brian DJ Brian yes nzamuhamagara mubwire umuntu yagihaye ko ngiye nari mfite dashboard kinjiza $510 wenda ho ni hejuru cyane ku yanjye man kuri channel yanjye Dr. M Official TV ari ikiganiro nakoze kimwe ndi kumwe nyakwigendera kimwe yego cyagize $5 mu minsi 3 twakundira bizi $5 ajya wace iminsi 2 mu minsi 3 yayifite $140 ga uruma Fanny mu minsi 3 hanyuma ibyo rero ntabwo byatuma njewe ntakaza ngutakaza wowe amezi 5 ngo njye mu nyungu z'iki z'umunsi umwe warekuye mu kiganiro n'umwaka da uko bagutwaye nta mikino baba bafite urumva ngo warekuye bombe ngo watwitse ariko ejo nkakubura ntuzongere gutwika iryo jambo no hariya bararitubujije jambo ntabwo ryemewe so ariko nubwo turikoresha umuntu avuga ati iryo jambo rikoreshwa ngo ryinspire urubyiruko mu kwiheba nicyo kibazo gikabije riba rikare koko nibyo ariko nibyo njye icyo nari nshaka kugerekeraho nibyo we wita ngo watwitse aribyo vuga ngo ni ugutwika witwika uri kwishumika da yes uri kwishumika yes exactly rero niyo mpamvu ufata ku mavuta nabo bose bari bari in charge yanjye hari ibyo nabarindaga mu rwego rwo kugira ngo iyi company igire inyungu kandi uko company igira inyungu nanjye nabaga mbifitemo inyungu nicyo rero abakire bo benshi mu Rwanda nega nicyo baguhera akazi uzi neza yuko icyakuza nicyo badakurikira rero ibintu twari turiho twari turi ku kintu cyo kuvuga ngo nzi kano kanya ngiye nkegera polisi bavuga ngo hari umuntu wapfuye atari nge namwishe nkabyemera
bamana ariko barabikurikirana ntago babireba gutyo gusa reka ngusobanure kandi ibintu biba bigoye reka ubivuze nabi tuvuga uraje babonye umurambo hariya sibyo urahahagaze wowe urumva haje umuturage oya haje umuturage aravuze ati njye nabonye uri yari buri mwica yego nawe uranavuga ati njyewe naje gutya na gutya ari gusamba ngo yari yanyibye ibi nibi yari yakwibye uremera ko wamwishe namwishe kubera ibi nibi imyaka 30 ntubuzigera uvamo muri gereza niyo waburana imva iza Rwandanze niyo waburana Rwandanze uyu n'ubundi no mwabo kandi kanya twakora urubanza rw'amasaha Muheto yemeye ibyaha byose uretse kimwe cyo kuvuga ngo ntago yahunze bamuhaye icyaha cyo kuvuga ngo bari mu byaha bitataregwa kimwe cyari kirimo yagihakanye cyo kuvuga yuko ngo gusuzugura inzego z'umutekano no yavuze ngo we akimara gukora icyaha kugonga yese yirukanga nyine we yabihakanye ndavuga ati njye nago nahunze sibyo ahubwo abantabaye kuko na accident iri ana accident ubundi mbere yuko ubundi uvuga muri cyaha ngo baje ngari benshi ngari abagabo mbere yuko ibicyaha ubundi ikintu tubanze dutekereze mu mutwe na accident ubu tuvugana dushobora kuba turi kuvuga ko Muheto ari kujya mu rukiko ariko ubu twakabaye turi kujya rusororo icyo nacyo nuze kukibagirwa sibyo umuntu usesengura wese ibyo ntabyibagirwa mbere yuko ibaye ikindi yabaye accident yagonze umukindo yego imodoka iba neza ariko yakabaye yarenze umuhanda yagonga umukingo akarenga umuhanda tukaba yere kuba atagonze umukindo akarenga umuhanda yes cyo nitukirengagiza mu nyuma y'ibyo rero yavuze ati nago nahunze abantabaye nyuma yuko nkoza accident abantabaye nabonye ari igitsina gabo cyinshi kandi ngendo umukobwa ngira ubwoba ndahunga njya muri metero 100 hafi aho polisi je ndakata nanjye ndagaruka nisanga ndumva ngiye atarahunze ubwo yarahunze ko ntago yahunze we nuko yavuga nisuga icyaki nimba yarakasakaza polisi we yaraje niba yaragarutse polisi nimba yaragarutse ntago ari ugo polisi nayo yaraje ntiyamubona ninde wagonze ari muri metero 100 ninde wagonze haciye ubwo umwanya bajya kubona ninde wagonze ni njyewe urakoze cyane ubwo se yaza ko yarahunze yari gukomeza nta nubwo ari kugaruka icyo ni cyo hanyuma rero ikintu nibariza baravuga ngo oya ngiye kubibaza umuntu none wandabije nawe use doctor ngiye kukubaza ngo birakwiye ko tunywa abakobwa bashiki bacu banywa kuri rurarugero ntago bikwiye niyo mpamvu leta yashyizeho gahunda ya tunywe less ni tunywe less ku muhanda si tunywe less mu rugo ako nta nubwo ari kuvuga ngo ni bashiki bacu sibyo abantu muri rusange nta numwe agakwiye kunywa kuri rurarugero cyangwa se ngo asome no kwicupa rimwe nubwo yaba ari rimwe watwara imodoka ntibyemewe mu mategeko y'umuhanda nubwo wagira wenda nubwo mfite prozwari gusa n'akorera perime ariko basi wenda amategeko y'umuhanda nasomyeho sibyo nta muntu wemereye gutwara imodoka yanyweye ikintu cyacyo cyose cyaba kijyanye no erega n'inzoga n'ikiyobyabwenge nuko wenda atari ibintu gitagize kidakabije bacyemeye ariko ni kimwe mu biyobyabwenge wanyweye itabi wanyweye inzoga wanyweye urumogi ibyo byose ni ibintu bitekwemerera yuko watwara imodoka igihe bimeze gutyo ushaka umushoferi utanyweye ibyo ngibyo ukamwishyura akakugeza mu rugo cyangwa se ugafata moto ukagera mu rugo imodoka ukazaza kuyifata ejo imeze neza tugarutse kuri kesi ya Muheto ko hari abasitari benshi byagiye bibaho kuriya bagatwara banyweye harimo nka Medi acemi igihe state no kudutwara erega amategeko yaravuguruwe ibya kera ntago ari byo tubaza oya sorry state harana we yaratubeshye state nta mikino bagira state kubijyanye no kunywa bashobora kuba bakubye u Rwanda nk'ijana kwijana mu bijyanye n'ibyaha bihanwa kunywa ende bagufashe utari umunyamerika pire barakudipotinga iwanyu baraguhana bakagufunga baragushobora kuguca amafaranga y'iki ibintu birenze biremereye agaye kubona ko nagusubije nta mikino cyane hanyuma icyo nibarizaga kuri kesi ya Muheto ushyize mu mboni twinjire ko uri mu kwiga amategeko
byiza udufashe mubona ko Muheto icyaha afite kiraremereye cyane ku buryo twamusabira ko kujya imageragere nawe cyangwa twakifuza ko aza akaganirizwa nk'abandi bose nk'uko bamusabiye umwaka n'amezi 8 bisubitse n'ihazabu bisubitse yego so bikabira nimbi bro bamusabiye kuva bisubitse ahubwo ni byiza oya banze kajya imageragere ahubwo bagira ngo ab'intangarugero kandi ibyo bintu abicikeho ntazongere kubikora ntago ari ibyo ngibyo sheri wanjye nibisubitse urabizi neza nuko iyo usubikishije sibyo icyaha iyo wongeye kugikora ntago ari icyaha cyose wakora atari icyaha kuvuga ngo wasubiye muri cya kintu icyaha cyose wakora bakayiguhamya yansubika bihano irongera ikabyuka ntago ari ukuvuga ngo rero ngewe ntabwo mwifurije gufungwa no ndagira ngo wenda impamvu ngiye mvuga ngo bakoze biriya ko bavuze ngo ntago ari ubwa mbere abikoze sibyo niyo mpamvu bamuhaye insubika bihano kuko iyo aba ari ubwa mbere bari kuvuga ati wenda yagize agisida cyangwa n'iki bakanamureka kuko ujya no mu rukiko bakanakureka udasubikiwe utanagize utanakatiwe bakakureka bakakubabarira abaye ari ubwa mbere ariko bavuze ko atari ubwa mbere noneho hari abantu benshi bagenda bagutera komantere bavuga ngo wasanga ari uko ari misi ngo baramurekura hano mw'iki gihugu ndetse n'ibindi bihugu itegeko ikintu wakosheje barakiguhanira ntabwo bagendera ngo ufite aya mapeti urinde umwana wande hano icyaha wakoze uragihanirwa hari umuntu wabimbwiye nimugoroba arambwira ngo ese ko bafungishije preskide nabo bakaba bafunzwe bro nimba bakoze iperereza bagasanga icyaha kiraguhama ntabwo bagendera ngo uri iki baraguhana buriya igihe cye cyari kigeze cyo kugira ngo ahanirwe ibyaha yakoze nawe icyo gihe bakoze iperereza nabo bamuhanira icyaha yakoze ntimukagendere kuvuga ngo runaka bamuhanye cyangwa yafungishije runaka polisi y'igihugu nijya mu iperereza igasanga icyaha kiraguhama baragufunga nibasanga urengana baragufungura uresanirwa bitewe n'ibyo yakoze uwo muntu wambajije gutya ndamusubije ntuzongere kubaza ikibazo cy'amafuti nk'iki nuko ariko se bazarigwanira nutarikora bazakurekura Dr. Bo reka duse nk'abagira inama urubyiruko yes gira inama urubyiruko na Fanny nawe ahita akomerezaho nawe bagira inama ubundi tubone umwanya dusoze inama nagira urubyiruko ni banywe less abagiye gutwara imodoka ni bareke kunywa na energy ntago yemewe ko nayirabara ibara 0.8 kandi iyo babigusanze 0.8 urabyumva nawe umeze nk'umuntu wasomye ku icupa uvuze ngo energy irimo alcohol nta alcohol irimo bwira gaz kuko ira alcohol test uretse gusobanura iriya alcohol irimo kuko nimba unywe ikintu kikakubuza gusinzira oya nimba unywe ikintu kikagaragaramo alcohol ira test irimo alcohol irimo ariko ntago ari alcohol nk'inzoga ni alcohol ya gaz ivuye kuri caffeine ya coffee Cafeine ni cafeine cafeine si urumogi oya cafeine biva kuri coffee ni coffee urumva ira coffee niyo irimo icyo kiyobyabwenge cyitwa cafeine nyine ishobora gutuma udasinzira ishobora kuba gutuma nyine boosting umutima amaraso agakora cyane ku buryo wumva uri upgraded kubera icyo umuntu wanyweye coffee babimusangamo nawe bamusangamo manza wumve dore kuntu bimeze kinyo ngiye gusobanurira coffee irimo caffeine ni nkuko muri tuvuge ugiye gukora nk'urwagwa ni umutobe babashyizemo ya masaka ukibinywa ko kanya bitarashye ntago biba ari inzoga na coffee ukiyinywa ko kanya ntago ira caffeine ntago ibiri gukora neza ariko iyo bayisembuye bakagira gute n'iki bikaba gaze barangiza bakayishyira muri energy iba yabaye tuyite ko yabaye alcohol nayo kuko nayo bagupimye iyo nyweye energy ebyiri bagusangamo 0.8 inzoga zino nzoga zacu abamo ikintu bita spirit sibyo abamo ikintu bita spirit imyuka sibyo reka tubahe inama kino kiganiro ejo tuzagikora nta kibazo tukore ikiganiro cyo kucyo bita alcohol
ndarara ntanagiteguye tubabwire ijambo alcohol tukaye ni ijambo ubundi alcohol riva kunuze mu Barabu mubagira iki n'Abarabu ibyo bita bamwita ndari kubwireje okay ejo tuzabivuga mubagira iki okay nacyo ntangara ngo okay reka tubahina ya inama nabagiraga ni iyo ngiyo kunywa race urumva kutanywa watwaye bareka ibiyobyabwenge byose kunywa ntutwara ibinyabiziga kutanywa watwaye urumva atari kibi kutanywa ugiye gutwara warujijishije utwara ukanywa uracyo yarajijishije urumva no kutanywa ibiyobyabwenge rwose kuko ibyo ni ibintu bihanwa n'amategeko ni mubireke ikindi no kwicira ubuzima mugire one love okay Fanny reka inama ngiye kugira urubyiruko bareke kwirara bumve ko nyine ibintu byose nta muntu wamukoraho icyo kintu babanze bakigire bagire kubaha muri bo bagiye no kwiyubahisha muri bo ubundi bakurikirana ubuzima bwabo kuko ibi bintu tunywa twigize ngo turi hayi cyangwa ngo turi hehe ni ibintu bitwicira ubuzima yaba inzoga nta mwana agakwiye kunywa inzoga nta mwana w'umukobwa agakwiye kunywa inzoga erega ibi byose biragenda bikica mu bwonko bwacu ni handi hava kanseri hava ibibazo ngo byo mu bwonko ngo by'ibihaha n'ibiki ugasanga arwaye izo ndwara ejo urapfuye cyangwa se ubuze mugenzi wawe kubera iki bya bintu byose biri gumwe so mureke twiyiteho umubiri wacu ubuzima bwacu twiyiteho mu kubaha cyangwa se no kwiyubahisha mureke tureke kwirara kwirara nicyo gituma ibyo byose tubikora rega icyo ngicyo bari cyo muheraho ibintu byo kwirara shyire down mugire urukundo muri mwebwe ubundi muze dukura mu mufuka dukore reka mbashimire mwakoze kwakira ubutumire bwanjye kuri day to day Imana ibahe umugisha baze iwanyu abakunzi bo kuri day to day baze gukora subscribe kwa Dr. M official TV banyarukire kuri Fanny TV 250 abumva icyongereza ni 250 umva ikinyarwanda ni 250 yes ubundi Imana ibahe umugisha mwakoze kuza ciao ciao